Ndagusuje kandi nguhaye ikaze wowe ukurikiye Elmo Pods. Imana iguhe umugisha ku bamaze gukora subscribe, nawe utarayikora nicyo gihe ngo uyikore. Ntacyo ubura kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Rero mbanje kukwifuriza ibyiza, mbanje kukwifuriza umunsi mwiza, mbanje kukwifuriza umunsi w'umugisha, ugira ibihe byiza, uhirwe muri buri kimwe cyose ugiye gukora. Muri aka kanya rero nagira ngo turebere hamwe ama update agezweho. Murabizi nababwiye ko tugiye kuzajya dukora ibiganiro nk'ibi byinshi, ariko ndagira ngo dukore ikiganiro kigufi turebe ku ma update ahari ku bintu biri kuvugwa muri aka kanya, bikeya bihari. Ejo tuzakora ikiganiro kirambuye, tuzakora podcast ndende irambuye isobanura byose. Right now rero twihuse cyane kugira ngo turebe ibintu bimwe mu bihari. Nashakaga duhere ku makonser. Now tugiye guhera muri entertainment, kugira ngo duhere muri entertainment, duhere mu gisata cya gospel. Muri gospel hari amakonseri abiri. Hari konseri ihari kuri 17 z'uku kwa gatatu y'umuntu witwa Jado Sinza, izabera kandi Kigali. So iyo konseri rero ni konseri izaba iryoshye, ni live concert yateguwe n'umuhanzi Jado Sinza. Abenshi muramuzi, aririmba muri korali ya Soroam, ariko ni n'umuhanzi ku giti cye. So akaba yaramaze gutegura live concert yiwe irimo abahanzi batandukanye nka ba Bosco Nshuti n'abandi benshi. Ni konseri bigaragara ko izaba iryoshye. Kuri 31 naho hari indi concert. Kuri 31 z'uku kwezi hari indi concert muri BK Arena, izaba ihuriyemo abahanzi none ba gospel batandukanye, cyane ni amakorali. Izaba irimo Jehovah Jireh, izaba irimo Ambassador James na Daniela. Ni konseri nayo izaba iryoshye, ni konseri izaba iryoshye. So niba uri umuntu ukunda gospel, izo ni proti naba nguhaye wazajyamo gushyigikira aba artiste ba gospel, amakorali, kandi ukumva n'ubutumwa bwiza. Ukumva ubutumwa bwiza buruhura imitima ku babyizera, gutyo gusubizamo imbaraga, cyane ko gospel sometimes navuga ko gospel ni umuti w'umutima ku rundi ruhande. So niba rero ukunda gospel, nakubwira wazatendinga izo concert, ukishimana n'abandi, ugafatanya n'abandi kuramya no guhimbaza Imana. Tuvuye gato muri gospel, nagira ngo tunyarukire muri sekira. Ibintu bihari nabonye umuntu witwa Cyusa Ibrahim ari gutegura konseri, izaba mu kwa gatandatu. Ni itariki yamaze kuba zishyira hanze, ni ku itariki 8 z'ukwa gatandatu muri uyu mwaka. Iyo concert izaba yitwa Migabo live concert. So urumva ni umuntu wa gakondo, amaze gusohora Save the Date. So nawe afite concert muri uko kwa gatandatu. Cyusa muramuzi muri gakondo mu ndirimbo nyinshi zitandukanye, mu gusohora abageni. Ni umwe mu bantu bamaze gukora nabo gakondo rwose, ukabona ko bayishyize ku rundi rwego. So rero nawe akaba yashyize hanze Save the Date ya concert yiwe, izaba ku itariki 8 z'ukwa gatandatu. Twihuse cyane umuntu witwa Iva Muziki yamaze kuba nawe agaragaza indi ndirimbo yitwa Muhaguruke yaje. Indirimbo ya Iva Muziki yitwa Muhaguruke yaje. Nkiri ku bintu by'indirimbo, nagira ngo tuvuge ku muntu witwa Humble Jizzo from Urban Boys. Nawe yaje kubashyira hanze solo song cyangwa indirimbo yiwe wenyine
ubundi tumuzi mu itsinda rya Urban Boys ari kumwe na Nizzo Boss, ariko ubu yaje kuba ashyira hanze indirimbo ye ku giti cye wenyine, ayita Ifi, indirimbo iryoshye cyane, nakubwira ngo wajya kuyireba. So abajijwe rero ku mpamvu yayisohoye wenyine, yaje kubasobanurira yuko ntabwo ari itegeko ko akorana na Nizzo, cyangwa ubonetse wese yakora. Mu gihe rero bidakunze ko aba ari kumwe na Nizzo, ntajya amubuza gushyira hanze iyo ndirimbo. Anytime catching up, bakora ikintu, bakora benga ya group, ariko nawe ari wenyine akumva ibintu nyine, akumva indirimbo. Umuhanzi agira inspiration anytime aba ashobora nyine gukora iyo ndirimbo nawe akaba yayisohora. So nibwo buryo rero yabashije gukoramo iyi yitwa Ifi, arayisohora, indirimbo iryoshye cyane, ni indirimbo iryoshye cyane, iryoheye amatwi rwose. Ikindi kintu nakubwira kuri uyu munsi ku itariki ya 8 z'ukwa gatatu, itorero intayoberana ryatumiwe muri Kenya, riraza kuba rihaguruka mu Rwanda uyu munsi, ryerekeze muri Kenya. So intayoberana ryatumiwe n'umuryango w'abanyarwanda batuye muri Kenya mu gitaramo cyo kwizihiza umunsi mukuru wahariwe abagore mu birori biteganyijwe ku itariki ya 8. So iri torero rero ry'intayoberana riraza kuba rihaguruka kuri uyu munsi ku itariki 7 ryerekeza muri Kenya, ryerekeza muri icyo gitaramo batumiwemo. Bazafatanya n'abanyarwanda baba muri Kenya kwizihiza umunsi wahariwe umugore. Tuve gato mu Rwanda, tunyarukire hanze y'u Rwanda. Nyuma y'iminsi dutekereza ko umuntu witwa Shakib na Zari baba baratandukanye, baje kugaragara bari kumwe i Dubai, bibereye i Dubai, kandi byari bimaze iminsi bivugwa ko ntabwo ko batameranye neza kubera umubano wa Zari na Diamond babyaranye abana babiri. Shakib byavugwaga yuko yamaze gutandukana na Zari, akisubira Uganda, ariko baje kuba bagaragara bari kumwe i Dubai. So aba rero muramuzi, Zari ni umu-entertainer, bashobora kubikora for reason, cyangwa se byanabaye, we never know. Gusa igihari cyo babashije kwerekana nuko bari kumwe, ni umugabo n'umugore. Ntago byagorana ko umuntu yaba atandukanye. So bari kumwe. Tuve muri Afurika twerekeze hanze, twerekeze muri Amerika. Kugeza izi saha umukire witwa Elon Musk ntabwo akiri uwa mbere. Jeff Bezos yaje kuba mucaho kose, yamaze kugira miliyari 200 zose z'idolari, mu gihe Elon Musk we afite izigera ku 198. Byatewe n'iki kugira ngo Elon Musk yisange Jeff Bezos yamuciyeho? Ni igihombo Elon Musk ari guterwa na Tesla, cause imigabane ya Tesla ikomeje kugabanyuka. Urugero rwa hafi ni nko muri iki cyumweru, imigabane yiwe yamanutse 7%, yaje kubimanukaho 7% kose. So bituma Elon Musk asubira inyuma, kandi Jeff Bezos we mu gihe muri mwaka amaze kunguka miliyoni zigera kuri 23 zose, kandi Elon Musk we amaze gutakaza 31. So urumva ni ibintu bituma rero Jeff Bezos asubira inyuma, ni ibintu bituma azamuka agaca kuri Elon Musk kugeza ubu ntabwo akiriwe wa mbere. Ikindi kintu nakubwira hano ni ibijyanye na Doge yaje kubisohora
indi modoka baje kuba basohora nabo imodoka ikoresha umuriro bahita Dodge Charger, bavuze ko izajya ku isoko mu mpera z'uyu mwaka. Twihuse cyane nagira ngo tujye muri football, nagira ngo tujye muri football, tuvugeho gato nabyo ibihari. Football, ikintu kiri kuvugwa nowadays mu Rwanda ni ikintu kiri kuvugwa mu Rwanda muri football ni derby niyo iri kuvugisha abantu cyane, izaba ku munsi wo kuwa gatandatu. niyo twavugaga ko ari top story ihari, cause APR na Rayon zigiye guhura, APR ari iri ku mwanya wa mbere, Rayon ishaka uburyo nayo yakuramo ikinyuranyo kirimo hagati ngo irebe ko yakegera imbere. So kandi ikindi kintu gikomeje gutera impungenge ni ubwitabire bw'abafana ni bakeya ku bibuga aho APR yagiye gukina, biragaragara ko abafana ari bakeya. So mu by'ukuri ekipe iri ku mwanya wa mbere, nicyo kibazo, ariko gute abafana batari kuboneka? So nibyo bintu rero bisa nk'ibyibazwa. Indi mikino ihari uretse derby ni AS Kigali iza kuba yakira Musanze, noneho undi mukino uzaba uhari ni Polisi na Gasogi, nayo rero ni imikino itoroshye. Twihuse cyane, icyo nakubwira kiri kuvugwa muri Afurika, naho hari andi maderby agera kuri 7, Kampala zirahari, South Africa, mu bindi bihugu za Zambia, Zimbabwe, amakipe ahura agahangana nayo afite derby. Ikindi kintu nakubwira muri Afurika ni uko CAF iri gukontorora, yagiye gukora checking ku bibuga bizakira cyane, harimo Uganda, Tanzania na Kenya. Raporo rero baza kuba batanga niyo izagenderwaho, niyo izagena uko ibyo bibuga bimeze n'imiterere yabyo ko ari byo koko. Tuvuye muri Afurika, nagira ngo tunyarukire i Burayi. Murabizi nta kindi kiri kuvugwa ni Champions League. Amakipe yaje kubakomeza yakoze 18 cyabaga gikinwa ku munsi wo kuwa kabiri no ku munsi w'ejo kuwa gatatu. Bayern Munich yaje kubikomeza kuri aggregate ibitego 3 ku busa bwa Lazio. Kylian Mbappe afata Paris Saint-Germain arayiheka wenyine, batsinda ekipe ya Real Sociedad ibitego, ikomeza kuri aggregate y'ibitego 2-1 ku ruhare rwose rugaragara cyane rw'umuntu witwa Kylian Mbappe. Andi makipe yaje kubakina ni Manchester City yaje gutsinda Copenhagen ibitego 3-1. Real Madrid nayo iza kubikomeza itsinze Leipzig. So ubwo rero nakubwira ko amakipe yamaze kubakomeza ni Real Madrid, ni Man City, ni Paris Saint-Germain, ni Bayern. Ayo niyo tumaze kumenya. Reka dutegereze izizakina mu cyumweru gitaha zirimo Arsenal, turebe noneho tuzamenye uko azahura muri round yindi ikurikiye. Ntago hahise haba rero kuri uyu mugoroba hahise haba na match ya Copa Europa League yari hari match imwe nimugoroba yarayibaye, yari Sporting na Atlanta zaje kuba zikina. Match yaje kurangira ari igitego 1-1. Izindi match zihari ziri uyu munsi za Europa League. Bayer Leverkusen iraza kuba yakira Karabag, Roma iraza kuba ikina na Brighton, Sparta Praga iraza kuba ikina na Liverpool, AS Milan iraza kuba ikina na Slavia Prague, Benfica iraza kuba ikina na Rangers, Freiburg iraza kuba ikina na West Ham United, Marseille iraza kuba ikina na Villarreal. Izo akaba arizo match zihari za Europa League. So tudatinze rero ndibaza update nari mfite nizo ngizo. Mugire umunsi mwiza, gusa sinagenda ntago nakwibagirwa the playlist. Kuri the playlist y'uyu munsi
wongere kuri ya playlist twe twabonye ubushize, wongereho iyo ndirimbo ya Ambojizo yitwa Ifi, wongereho iya Iva Muziki. Izo nazo ni indirimbo nziza cyane, uzongereho uze kubuzumva, and wongereho n'indirimbo za Jado Sinza of course nazo, kugira ngo uzajye muri concert yiwe wamaze kuba uzimenya, nibahimbaza nawe ugendana n'abandi, koze biba byiza ugiye muri concert indirimbo zizi neza, biragufasha, bituma uryoherwa. Murakoze rero, mugire umunsi mwiza, Imana ibahire, abantu mugire umunsi w'umugisha. Icyo nagusaba ni uko wakora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi, ibiganiro tuzajya dushyiraho hano ntukabicikwe. Mbararikire kuza gukurikira muri iyi minsi igiye kubashyiriraho bimwe mu bintu Jovayire yakoreye ku Gasave, cyari igiterane kiryoshye cyane, ijambo ry'Imana. Ibyo byose kugira ngo bikurikire no kuba warakoze subscribe, tukabana umunsi ku wundi. Mugire umunsi mwiza, murakoze.